Halo. Mwiriwe. Ko twakubuze sha. Sha wambuze naryamiriye. Pardon pe. Pardon naryamiriye. Cyaryamye n'ubu. Oya, njutse mu kanya. Nagushatse mu kazi koko. Nanshatse mu kazi murambura mu mbabarire. Nanshatse mu kazi murambura mu mbabarire. Ntabwo nzongera. Mumeze mute mwebwe? Mwakagiyemo? Umwe nane twakarimo aho. N'ubu si? N'ubu. Ayiwe. Nawe twabuze wenyine. Muri heheze? Uri ku murenge. Ayiwe. Nihangane. None tuwe nande wowe. Nyine nandi mu rugo. N'abandi bose. Bose twese turi mu rugo. Nabyamiriye sha. Nabyamiriye. Yakuyemo sheke. Sheke wanteye yose nayikuyeho. Sheke wanteye yose nayivanyeho. Urangije ngewe yahinsige. Mbabarire namwe nzayikuramo. Ntakinkoze. Rwose pe. Ntakinkoze. Ndabyemera kandi nzi neza ko nzica amande. Kandi twari twavuganye turabinoza. Yangije urankwepa ubwo se yumubwira koko. Ntabwo byankundiye. Ubwo yumubwira ko bukambwira. Ntabwo byankundiye ni ukuri mu mbabarire. Urumva koko. Nakoze amakosa. Urumva akantu bunkoreye. Cye mbabarira nzica amande. Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu. Kuri ubu Super Stamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikirishije twawushyize kuri promotion. Abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection, impumuro mbi, kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo. Dore ko ibyo byo byakemutse kera kubatumenye ku ikubitiro. Umwihariko wa Super Stamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. Uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye kuko irihariye mu kongera imbaduko naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani kuwayimenye. Hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. Nimero yacu 079 04 59 63 2. Icamande byari. Icamande muri iki cyumweru. Uzanshakira umwanya nicamande. Ushaka ukawanga. Oya ntabwo nzawanga pe maze kukubabaza kenshi. Ejo ku cyumweru. Cyashe rihoye. Shawa mbabariye. Oya hoya rwose. Ejo nyine tubona umwanya uhagije. Sheri kwa. Nyamara uzi ko byashoboka. Ntibyakubse ntabwo. Byashoboka buriya. Kandi banabona umwanya mwiza cyane. Tugafata nk'amasaha nk'igice cy'umunsi kimwe. Byashoboka rwose. Sheri unavuga ko ngiye. Ushobora kuvuga uti nk'ubu koko hageze nka dosiye tuguhamagarira mu kazi ikomeye kuri wa gatanu cyangwa ku cyumweru ntiwaza ko bijya bibaho. Naza. None si ubwo nk'umuyobozi nguhamagaye muri dosiye ikomeye ejo kuko ntiwaza. Sheri wambabariye tukazabikora mu minsi y'akazi. Umva sheri. Karame. Rwose umfashije. Wanyumva kuko ufite ikibazo kiremereye kandi ni wowe uri bugikemura. Ayiwe. Umfashije wanyumva nk'inshuti. Inshuti ndabyumva. Umfashije wanyumva. Dore ikibazo gihari wenda ko wenda nakubwira impamvu ukagira
sheri wambabariye ko ejo dufite abashyitsi yose ngiye ndayinama kandi yaba yarangiye ukaza nka saa moya za mu gitondo tugahurira nka Nyabugogo ibyo tugahurira nka Nyabugogo nkakubwira ndetse hari gatoya za Kanyinya yego tukajyayo saa 2 tukaba tuhageze saa 3 saa 4 saa 5 tugataha kandi twumva ayo masaha 3 tukaba se sheri wambabariye kuko ikindi gihe cyose halo karame kuko ndi kukubwira ngo ugeze kuko ikindi gihe cyose n'ubundi tuzabipana kandi n'ikikiri nyamara ubipanze rwose pe ukabishyira muri gahunda ukabitegura ukasaba uruhushya kare bakuje gukora byakunda pe ejo mfite abashyitsi ni ukuri mbabarira ni ukuri bazaza tutatandukanye reka nkubwire so nkunda wakihangana so nkunda mbabarire ukamfasha ko bikomeye birakomeye cyane ni ukuri wambabariye ku wa mbere kuko aribwo nanjye naba mfite umutekano reba ku wa mbere ikigoroba tuzakora iki ncumbwira apremidi mba ku wa mbere ntuzi mujya ku karere mu gitondo nanjye nzabyuka nkorera abantu kuko mba mfite benshi apremidi ushobora kutazajya ku karere mu gitondo sheri karame ndagukunda ni ukuri hangana reba nawe nese ayiwe ndeba nawe yego wamfashije nk'uko ejo nta stress nta bindi bintu by'ubutanta ibyo ariko tubipanze kwa mbere apremidi byakunda sheri wambabariye kuko nanjye byaba bimvunye kwa mbere apremidi wareka tugapanga neza ndashize sheri hangane nzagushimisha pe ndashize nzagushimisha tuzisanzurana nzagushimisha cyane aha sheri karame sheri wanjye nkunda birangoye nshuti birangoye wumve ko bingoye cyane ndabyumva nanjye kwa mbere nzakoresha uko nshoboye nguha amasaha nkane guhobere nkuryame mu gituza nkunda sibyo amasaha nkangane ane apremidi yose sheri uzayabona apremidi se buratipanze se twayikora nzayabona sheri apremidi sheri nyamara ejo wari umunsi mwiza uri sefu rwose utikanga telefone utikanga sheri wambabariye ko ngukunda ayiwe ndanagukumbuye wakigomwe koko ndanagukumbuye we wakigomwe kubera njyewe nabikora ariko nahita nica gahunda hano mu rugo kandi umugabo yandeba nabi wakigomwe kubera njyewe umugabo mwiza wambabariye kwa mbere apremidi ko mbikwemereye kandi ko tutazabura umwanya sawa ariko nyine zahansanga nyapfuye zankunda ntubizi ndabizi nanjye ndagukunda murakoze maze ibihe byiza sibyo merci Inzahura Buzima Company Limited ikimenya bose mu kuvura no gusigasira amagara kwifashisha ibimera by'umwimerere mu buvuzi bwacu kuri ubu Superstamina wa muti kabuhariwe wirahirwa mu kuvura abagabo batakibasha kwisayidira ndetse n'abikinishije twawushyize kuri promotion abadamu nabo twabashyize igorora hehe n'ibibazo by'ama infection impumuro mbi kubura ubushake yewe n'iby'amavangingo dore ko ibyo byo byakemutse kera kuba tumenye kwikubitiro
umwihariko wa supasitamina nimba turamugabo ukagarura akanyamuneza mu muryango. uwayimenye ntayishidikanyaho cyangwa ngo ayigereranye, kuko irihariye mu kongera imbaduko, naho ibyo kwikinisha n'ingaruka zabyo bisigara ari umugani ku wayimenye. hehe no kugenda uhungetwa ubabara umugongo, uzunga isereri cyangwa se ubabara umutwe, tugane tugufashe kuko amagara araseseka ntayorwa. nimero yacu 0790405963 2.